Hello welcome, uyu munsi tugiye kubaza ChatGPT uburyo twatangira business cyangwa usaba no kureba video kugeza irangiye. Reka dutangire. Hello guys, uyu munsi rero tugiye kuganira na ChatGPT yibaza duti ese ni gute nakora business online. So niba uri mu cyano cyangwa aribwo bwa mbere ucyagera ndagusaba gukora subscribe, ugafungura inzogera, warangiza ukandika igitekerezo cyawe muri comment, ukandika comment yawe utubwira icyo twazakwigishaho ubutaha. Warangiza ugakanda like kuri iyi video kugira ngo YouTube izayisharinga abantu benshi cyane, so nabo babone ko twatangiye kwiga uko wakoresha ChatGPT wibyaza umusaruro. So wenda gira ngo ukurikire iyi video paka irangiye, kuko iyi video irimo inyigisho nyinshi cyane. ChatGPT yadusobanuriye uburyo ki watangira business yawe, aho nyine watangira, uburyo watangira gukora, so uburyo watangira kwamamaza uhereye ku 1000 ukageza ku 5000 byagufasha. So n'ibindi byinshi cyane wenda kugira ngo kurikira hano iyi video ngiye kwicamo nirukanka gake gake. Ngiye nababwiye ngo mujye muhagarika musome, nimumara gusoma ibyo mba nasomye bizajya bari ibyo. Amazina yanjye yitwa Jonas, ndagira ngo twatangiye. Ahangaha turayibashije itubwira ati ni byiza cyane ko ushaka gukora business online, reka nguhe inzira wanyuramo intambwe ku yindi bya umwihariko ku bantu bo muri Afurika cyangwa se mu Rwanda. Urasirazuba kubaka business ikura kandi igatanga inyungu. So urabona hano bagiye kutwubakira business, turatubwira ati icyambere hitamo ibyo ushaka kugurisha cyangwa gukora n'iki. Abo ushaka shyiramo umutima, shyira umutima ku kintu kimwe cyihariye. Urugero ibicuruzwa, imyenda, inkweto, ibikoresho bya ikoranabuhanga, ibiryo, ibikoresho by'isuku, ibikoresho bya telefone, serivisi, kwiga online, graphic designer, videography, web development, kubaka YouTube channel, copywriting, digital product, ebook. Izi zose ni business wakora online. Course, template, presents, designer, AI service. Kabiri, ushaka kugurisha, target marketing. Ushaka abo ugurisha, target marketing. Menya neza abo ushaka